sikita basakiria dostai sanda la binifosa kita likota za binifo ya sika riwa ya kita anasika ya bin. Uyu mwanya Imana ririho imutoreza hano uhumure nimba Imana yaravuganye na ukabona hari uri kukudindiza ukabona hari uri kugutangira ubuhanya nk'ubwasiba na Mefibosheti avuga ati uwo muntu yararokotse arahari ariko bimeze gute ngo ameze gutya ngo ibirenge ngo byabaye gutya. Wowe witurize Imana irazi uko ikiri kugutoreza hirya iriya nubasha gukiranura ibyo mu rugo ukabasha gukiranura abana n'abakozi ukabasha gukiranura ibyo umutwara ukabasha gukiranura ibyo abaturanyi ari nta muntu ufiteho urwikomo ntawe ushyamiranye nawe humura Imana ni mu gihe gikwiriye izarangiza igushyira kuri tere hanyuma rero uze ari neza. Ako kantu wari ukumva nutadirije uyu munsi nudafata mikoro uyu munsi nutangira guhanura mikoro bakayikwaka cyangwa se bakakuvugiramo hoya guma mu birindiro wongere usenge numara gusenga wongere usenge niwumva usenze ugasenga uzongere usenge. Imana ishimwe. Nk'uyu we aha yahageze ati ushobora kwibaza ati Aneti Uganda i Rwanda muri ADPR ubwarimu ugatangira kubihuza ukabona ntago mu mibare yawe bihura nibivamo ariko pasiteri yari ahari basukaho amavuta yo mwihe ni wari uhari nitwakoreye umunsi mukuru rimwe abantu batazagira ngo abari ibintu ngo by'ibintu n'ibipapira. Njyewe Imana yansutseho amavuta ku manywa y'ihango mfite ubuhamya hanyuma ejo nuzabari atahanye n'iminyago yabo ese arihe ngo bararira bananirwa guhora arababwira ati jewe nanjye nakariza ariko ndashaka kumenya ikibarejeje bati so arapfuye sha. Reka mbabwire hari igihe umwanzi yikaraga akakwikaragaho rimwe kabiri gatatu umwaka ugashira n'uwa kane akagira ngo azahora akwihanagurizaho ariko guma mu birindiro byawe usenge nubwo umwaka ubaye umwe ukaba uwa kabiri ukaba uwa gatatu guma mu birindiro usenge. Hari igihe igihanga cya Goliyati uzagitaha muri Filisitiya hagacura umuboro iwawe hakaza impundu. Imana ishimwe cyane. Hirwa bararya baranywa ariko nta n'inkoko yabo nimwe bapfuye hibabo. Imana yari bibarindiye. Iyo twaje gusenga Imana iba mu byacu. Iyo twasenze Imana iraturindira. Iyo twasenze Imana iturinda imigambi y'ababisha n'abagome n'abagambanyi. Imana ishimwe cyane. Iyo twasenze Imana Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV aramubona atikura Umufilisitiya aramwica maze abantu ba Dawidi baramurahiza bati ntukongere gutabarana natwe utazazimye itabaza rya Isiraheli. Amen. Reka dusome nanone igitabo cy'Abacamanza ibice 6. Abacamanza ibice 6 umurongo wa 11 uravuga ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugira ubutwari. Gideyoni aramubaza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe ni iki gituma
ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye atugabiza Abamidiyani. Yes, atugabije Abamidiyani. Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo ku mutwe w'amagambo uvuga ngo guma mu birindiro usenge. Imana ishimwe. Guma mu birindiro ugira ute? Usenge. Umutwe w'amagambo hariya ku murongo ku bice 21 twasomye wavuze ngo izindi ntambara za Dawidi. Bisobanura ngo nimba ari izindi ntambara ni ukuvuga ngo hari izari zarabaye mbere, iyi ni izindi ntambara zari zije nyuma y'izo yari amaze kurwana. Uyu Dawidi ni umugabo cyangwa se ni umuntu Imana igihe yarwana n'intare, kuko ngo n'imikumbi iyo yarwanaga inama zase ngo zagiraga igihe zikarwana. Ngo noneho iyo zatangiraga gusekurana imitwe, Dawidi ngo yarazaga akazijyamo hagati akazikiranura akazikiza. Zaba kimara kuzikiza ngo zikongera zikarwana zigasekurana imitwe. Yabona rero kuzikiza bitari kwemera ngo akazana amavuta akayasuka mu gahanga k'intama, akongera agasuka mu gahanga k'iyindi ntama, zasekurana imitwe ikanyerera zikaba zitabasha gukomeretsanya. Haleluya. Burya umuntu ufite amavuta y'Imana, ufite akanwa gasize, nibishoboka kazasohora ijambo ngo rikomeretse umutima wawe. Umuntu ufite wasutsweho amavuta, niyo agiye gukebakeba gatoya agashaka kugenda uko isi imeze cyangwa kamere yashaka kubyuka, yarangiza akabahuza dirije n'umuririmbyi we bakajya bavuga ngo ese turapfa iki ko twese turi abaririmbyi kandi tukaba dufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko tuzaba ibihumbi tukaramya Umukiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Narendeho mvuga ibya Dawidi ariko ndumva hari ibintu biri kunkurura. Dawidi yibera mu ishyamba, bene se bashamba n'abandi bose bari baritoze, barize, barabaye abajenerali, bari abantu bazi gushyoma. Ariko byo bashaka guhamya Imana. Niyo wahamya gusa ukavuga uti Yesu, shobora kuza kwegera hanyuma umuntu uzi gukiranura inyamaswa zitavuga akazikiranura. Imana yari iriho imutoreza ahantu. Uhumure nimba Imana yaravuganye nawe, ukabona hari uri kukudindiza, ukabona hari uri kugutanga
ubuhanya nk'ubwa Siba na Mefibosheti avuga ati uwo muntu yararokotse arahari ariko bimeze gute ngo ameze gutya ngo ibirenge ngo byabaye gutya. Wowe witurize Imana irazi uko ikiri kugutoreza hirya iriya. Nubasha gukiranura ibyo mu rugo, ukabasha gukiranura abana n'abakozi, ukabasha gukiranura iby'umutware, ukabasha gukiranura iby'abaturanyi, ari nta muntu ufiteho urwikomo, ntawe ushyamiranye nawe, humura Imana ni mu gihe gikwiriye izarangiza igushyira kuri tere. Hanyuma rero uze ari neza. Ako kantu wari ukumva nutadirije uyu munsi, nudafata mikoro uyu munsi, nutangira guhanura mikoro bakayikwaka cyangwa se bakakuvugiramo, hoya guma mu birindiro. Guma mu birindiro, wongere usenge, wongere usenge. Numara gusenga wongere usenge. Niwumva usenze ugasenga uzongere usenge. Imana ishimwe. Dawidi arwana amaze kumenyekana, ajyanywe kwa Sawuli kumucurangira ngo umwuka mubi wavaga ku Uwiteka ngo umuveho. Ariko yari afite iki? Ubwo Imana ngo yari ivuye kwa Yesayi kumwimikisha amavuta. Ndi kwihutiza nkuru murazizi. Hanyuma rero byari ngombwa ko ari ugiye kwica iki? Igihangange Goliyati wari warazengereje Israheli, ngo amwicishe ibuye. Amen. Amwicishe ibuye. Hari handitswe ngo umuntu uzatuka Imana ya Israheli azicishwa iki? Azicishwa amabuye. Ubwo cyanditswe kibageze gite? Kirasohora maze bakaba barabitujwe bakanabyigira bakicara ku bibaho. Ariko kubw'Imana yamaye amavuta nkabasha gukemura imirwano y'intambara zitavuga, zigasekura imitwe nkazikisha amaboko n'iziri intambara zikanga, nkahishurwa kuzisuka amavuta. Ubwenge Imana yaguhaye ukabona n'ibikunda, ukazikemuza ubugwaneza ukavuga ukabona n'ibikunda, uzapfuka musenge. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati jewe ndamwica. Makuru be baravuga bati kandi urashomoka wishyira imbere, wajute hano. Hari abantu bajya bibaza ati subu uyu nk'uyu we aha yahageze ati. Ushobora kwibaza ati Aneti Uganda, i Rwanda, muri ADPR, ubwarimu, ugatangira kubihuza ukabona ntago mu mibare yawe bihura nibivamo. Ariko pasiteri yari ahari basukaho amavuta yo mwihe, ni wari uhari. Ntitwakoreye umunsi mukuru rimwe abantu batazagira ngo abari ibintu ngo by'ibintu n'ibipapira. Njyewe Imana yansutseho amavuta ku manywa y'ihango, mfite ubuhamya. Hanyuma ejo nuzavuga ati uriya uwakorera abatwara. Adamu mwagiye musenga mukabamo umwuka w'Imana, siko musenze mwahindura byinshi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma izo ni intambara Dawidi yarwanaga. Ndiho ndavuga intambara Dawidi yarwanye, arwana n'iz'Abameleki. Nasomye ijambo ngo Dawidi avuye kurwana ngo bagarutse mu mudugudu
basanga mu mudugudu w'Isikuragi ngo abamereki bawutwitse barawurangiza banyaga ibintu byose ibyo bari bafite, amatungo, inka, ihene, intama n'ibiki byose, n'abagore babo n'abana bose barabatwara. Abagabo bavuye ku rugamba ngo bikubite mu mudugudu wabo basanga habaye amatongo, harahiye, nta n'inyoni isimbuka. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi nabo yari kumwe nabo bose abo batabaranye. Ishimwe. Satani nakubaza ariko ntuzarere ngo uhere aho waririye, uzagisha Uwiteka inama akubwira igikurikiyeho. Uzi ko hari abantu bahura n'ingorane akarira n'uyu munsi ukabukirira imyaka 10 20 iratambutse n'ubu uracyarira, ko nugutsindwa. Muririmbyi umwe yaravuze ngo gukora umukoro utari uwanjye ngo nugutsindwa. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo nkoresha icyo wamamagariye. Umuntu wese akwiriye kumenya icyo Imana yamuhamagariye. Haleluya. Dawidi ngo abantu barangije baramuhindukirira kandi yari yatabaranye nabo ngo bashaka kumutera amabuye. Aramubaza ngo izi ngabo zikurikira Nyagasani nizikurikira ndazifata. Imana iramubwira ati bakurikire kuko nta kabuza uzabafata kandi uzagarura ibyanyu ugaruriremo n'imigabo yabo. Ibyo biramukurikira izindi zirambuka, zari ingabo 600, 200 zisigara inyuma, 400 barambuka. Bahura n'umugaragu wo muri urwo rugo ababwira ibyo bagombaga kumukorera kuko shebuja yari yamwirukanye ngo yasanze arwaye. Arangije Haleluya. Ujye musenga Imana ibaha amakuru y'ibyo mugomba gukora. Ujye usenga Imana niba ufite nyirakanaka wakuzengereje umugire inshuti cyangwa se ukora uburyo bushoboka bwose kuko wahura n'umuntu ukamugira inshuti w'inzu ye, umugaburira umumara inzara, ubundi umwereke bugwaneza. Azakubwira ati burya agira ibintu banahana kandi gusa nawe na burya ajya umenye uko usenga. Imana ishimwe. Turacyari mu birindiro dukomeze gusenga. Baragenda ngo bagezeyo basanga ngo bariho barizihirwa, bararya, baranywa, ariko nta n'inkoko yabo nimwe bari bapfuye hibabo. Imana yari bibarindiye. Iyo twaje gusenga Imana iba mu byacu. Iyo twasenze Imana iraturindira. Iyo twasenze Imana iturinda imigambi y'ababisha n'abagome n'abagambanyi. Imana ishimwe cyane. Iyo twasenze Imana igaruza ibyacu abanzi batunyaze cyangwa se ibyariwe n'inzige na kagongo. Bibiliya itubwira. Imana ishimwe cyane. Barabigaruza. Izo ni intambara za Dawidi. Ubona n'ababu ntago cyane kugeza no gutinda Abafilisitiya banzi Imana ishimwe. Ibyo ni ibihugu bihora bihanganye kugeza n'ubu. Hanyuma rero dusomye hano mu Bacamanza ibice 6, Ababisiraheli bari baragomeye Imana ibatanga mu maboko y'Abamowabu. Imyaka 20 irashira isanduku y'isezerano ry'Imana yaranyazwe. Ngo bagejeje igihe Samweli yaramaze kuvuka, avutse mu bitangaza by'Imana. Hanyuma nyina amumurikira Uwiteka. Imana imutoranyiriza kuba umutambyi akaba umucamanza wa Isiraheli. Samweli aza kubwira Abisiraheli, arababwira ati rero ikintu cyatuma Imana ibagarukira nuko mwitandukanya n'Imana z'abanyamahanga zose, mugakuraho Bara, mugakuraho Ashtareti, mugasenga Uwiteka wenyine, nawe azabumvira abagarukire.
ndagira ngo uyu munsi nimba hari ikintu wumva cyagutandukanyaga n'Imana, ugasenga amasezerano akagwira akaba menshi ariko ukabona adasohora, wongere wisubireho wisuzume wibaza ati se mu rugendo ngendanye n'Uwiteka nimba maze imyaka 20 nyijijwe, ese muri iyi myaka 20 kugeza uyu munsi naba ndi mwere tukutuku imbere y'Imana, cyangwa hari ukuntu nabogamye, hari ukuntu natambitse ibirenge bituma habaho ibintu ibituma Imana indakarira kamera nk'inteye umugongo. Imana ishimwe. Amen. Abisiraheli ngo batakambira Uwiteka, bakuraho izindi mana, bakuraho ibindi ibigirwamana bari barabangikanyije n'Imana. Ngo barangije ngo Samweli ngo baramubwira bati nuhweme kugira ute kudutakambira ku Uwiteka. Imana ishimwe cyane, kuko yari yarababwiye ngo nanjye ngo nzabana namwe nimubikuraho ibyo byose ngo mbingingire. Baramubwira bati nuhweme, turiho turavuga ku ijambo ryo gusenga. Amen. Amen. Samweli ngo arangije ngo atamba ibitambo, ngo bafata amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka, atamba ibitambo ngo bakira aho ngaho. Abisiraheli bamenye ko Abafilisitiya bamenye ko Abisiraheli basenze, ngo nabo bigira hino kuko bari bazi imbaraga zabo aho ziri. Reka mbabwire abanyamahanga, bazi imbaraga zanyu aho ziri. Umuntu ukugenza azaho imbaraga zawe zihishe, azi yuko Imana ikuvuye imbere waseba, azi yuko urya wasenze, azi ko wambara ari uko wasenze, azi ko abana biga kubera ko wasenze. Icyakora nawe ni ukugira ngo aguce intege, ahora akuzengereza, akwibagiza ibihe byo gusenga. Nyamara umuririmbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu magarara, bikanyemeza yuko Imana ishimwe cyane. Undi muririmbyi aravuga ngo amasengesho yacu agera kure cyane, agatambuka inyenyeri, arenga ibicu, akarenga inyenyeri, ngo akagenda akagera ku rugi, ngo agakomanga ashaka kureba Imana. Umumaro w'amasengesho, icyo nyakundira aya masengesho, ni ahantu ndinjira muri biro ngo nego gukomanga, kandi niyo nkomanze bagakingura, ntabwo ari rwo rugi rwonyine. Mana we, Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu akamanza ugiye aha, niyo wasi wanjye honyine uruge. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngubwire ko ushobora gukomanga birenze kabiri. Uragenda ugakomanga ku gipangu, kuko niyo cyaba kitarimo ingufu, hatarimo igifu,
agakiza karaje noneho ye baza kabigenza gutya ariko bisanzwe mani himbaza hanyuma Gideyoni aramubaza ati se kamuvugisha kavuga ko ndi umutwaro niki nimba ibyo bintu byose tubivuga niki gitumye ibingibi byose bitubaho niki gitumye duhinga abamidiyani bagasarura n'ubu ngubu mbona ko usanze ndi gusekurira mu gikari kubera ko nihishe uzi guhinga ukarya wihishe ngo umwanzi wawe uzi gukorera amafaranga ugatinya gushima imbere y'iteraniro kugira ngo batajya kubigenza ngo uku aba bamidiyani tugiye kubabwira ngo ni gutyo uzi ikintu uhamagara tumurike urakizi ntabwo ndi bukivuge neza ariko urakizi ujya ugihamagara come ndi imbere y'iteraniro ry'Uwiteka sinzi impamvu yamukomeje kandi kuki tumuhamagara kandi yavuze ngo ni kuki turizwa n'ibyago haleluya ni kuki aramubaza ati ni kuki bitubaho kandi baratubwiye basogokuruza yuko Imana yacu ari inyembaraga bakatubwira ibitangaza yakoreye muri Egiputa bakatubwira yuko ariyo yadukuje y'amaboko magari bakatubwira ibyabereye i Yeriko bakatubwira ibyabereye kuri Ayi bakatubwira ibyabereye mu butayu iki ni iki gitumye bigenda uku nguku nimba turi abanyembaraga nta kintu kijya gituma Imana yemera kugendana n'umuntu wasenze agasenga neza adasengana ibyaha adasengana imikoshi adasengana ibintu yapfunditse ku mutima adasengana ishyari adasengana ibintu yakenyereyeho adasengana ubuntu buke bwo kubika ibiryo umuturanyi cyangwa mwene wanyu wundi yaburaye adasengana ubuntu buke bwo kubika baze z'ibihumbi magana hari afite umuririmbyi cyangwa umunyamasengesho basengana uwambara akambaro gacitse akagatera ibiremo kamambira akayishyira akayizirikisha ishashi hanyuma iyo udafite ibyo bintu byose ihita uhamagara Imana ikemera kugendana nawe ariko mwacu mwese muri kumva abantu bafashwa bitandukanye nanjye ndaza ko iyo nafashijwe sinashaka namba ni umuntu ari umwigisha ari buze kuvuga akagira akantu gacaho singu komeza bafashwa mwese afashwa Imana ishimwe Imana imwemerera ko azagendana nawe izagendana nawe iyo twasenze Imana neza tugakuraho za bare zaba iwacu basengaga tugakuraho ngo ndi mwega tugakuraho ngo ndinde ngo nande yande wo kwa runaka ibyo byose twishingikirizaho za mfatiro tukazisenya tukishingikiriza ku Uwiteka wenyine iwo nguwo Imana iyo tuyihamagaye iraza iyo tuyihamagaye irumva iyo tuyibwiye ati tugendane turayiremera tukagendana iyo tuyiraritse iraza Imana ishimwe twari twavuze ku ntambara ya Dawidi yarwanye amaze kwica Goliyati abagore bamusasira ibitenge biheze ntabwo Bibiliya ariko ibivuga bivuga ko bashashe ibitenge ariko kuba muhimbaye igisingizo reka nze mbabwire akantu kamwe ni byiza ko abantu bagusingiza ariko hari igihe bajya baduterera ibisingizo abanyeshuri b'idini bakavuga bamwe bakavuga ati nkunda mwarimu Sipiriye iyo yayoboye iteraniro ariyoroshya ikindi kintu cya kabiri ntagira ibintu byo gukanga muribaza ibintu yabaye guhera mu gitondo ababwira ati Imana irabishe icya kabiri irabaremura irabahonda irabacuca mukagerekaho n'imitwaro wakuye mu rugo babikuri mu ijosi iyo ubaye waje uruwe kwinaga mu kagozi aho gukira uragira ngo ntiwahita
bacu twarababuze, twarabaye abapfakazi kandi dufite abagabo, twarabuze abaduhahira tutacyambara. Yishe inzovu. Igihe cyabo ubu nubona biri no gutinda uzabihe igihe kizagera, kizarangira. Ntago umuntu yahora kwangiza, ntago bahora bagusebya iteka ryose, bizavaho bigira iherezo. Dawidi arataha, araryama arasinzira, haravuga ati nambara za Israheli ubwo turokotse Goliyati. Afata icumu rye aragenda rishyira mu bubiko bw'Uwiteka, aravuga ati Israheli ni amahoro, ni murye munywe muryame. Imyaka iratambuka myinshi, nta zindi ntambara ziri kuba. Ariko uzi ikintu cyari cyarabayeho? Israheli bararyama, Filisitiya bariho bitegura intambara. Shitani aracyari mu rugamba, ntajya asinzira na rimwe. Niyo mpamvu yatinyutse Yesu Kristo arangije amasengesho y'iminsi 40, amutegera ku byo yamutegeyeho byose. Namwe murasoma murabizi ngo abonye ko Yesu amutsinze, ngo aramureka aravuga ati ngo uteze ikindi gihe. Uzi ikindi gihe yari amuteze? Yari azi ko bazahurira ku musaraba. Haleluya, amen. Komeza ugume mu birindiro byawe, niho waba ukecuye. Abantu benshi muri iyi minsi bari kuvuga ngo twarasenze, ngo twazamutse imisozi, ngo twaraye mu myobo, ngo twagize dute, ngo ya 40, ngo 70 tutarya tutanywa, ngo none ubu ngubu ngo turashaje. Yereka nkubwire, reka mbabwire iyi nkuru. Goliyati nubwo yapfuye yari yarabyaye, afite abana b'abahungu. Hanyuma umunsi Filisitiya itsindwa, Goliyati apfuye, igihanga cye bagikatisha inkota ye. Hanyuma batahana inkota ab'Isiraheli, Isiraheli itahana intsinzi, Filisitiya bataha bacuza umuborogo iwabo. Hanyuma ngo abana bacyagihanda Goliyati ngo bagiye kubona babona bene wabo batashye bikoreye amaboko, bavuza imiborogo, ari imiborogo, bavuga bati turapfushije. Yiba yari yishwe n'undi, niyicwe n'agahungu n'agasore kumugenda. Mwene cyagihanda Goliyati ngo atega amatwi aravuga ati nimutuze gake, ni ibiki bibaye ko muje murira? Ese data ari hehe? Kariwe wagombaga kuza imbere yanyu yikoreye igihanga cy'Umwisiraheli, atahanye n'iminyago yabo. Ese ari he? Ngo bararira bananirwa guhora. Arababwira ati jewe nanjye nakariza, ariko ndashaka kumenya ikibarejeje. Bati so arapfuye sha. Reka mbabwire, hari igihe umwanzi yikaraga akakwikaragaho 1, 2, 3, umwaka ugashira n'uwa 4, akagira ngo azahora akwihanagurizaho. Ariko guma mu birindiro byawe usenge. Nubwo umwaka ubaye umwe, ukaba uwa 2, ukaba uwa 3, guma mu birindiro usenge. Hari igihe igihanga cya Goliyati uzagitaha muri Filisitiya hagacura umuborogo, iwawe hakaza impundu. Imana ishimwe cyane. Baramubwira bati so arapfuye. Ati nde? Ati ndatiri mubivuge neza. Ati papa, bati so. Ati papa wanje umbyara Goliyati ni wapfuye, w'umunyegati, w'umunyamaboko, w'umunyembaraga. Atarapfuye kandi yishwe n'agasore kumugenda. Ati nimumbwire ko uwo musore bamwita. Ati yishwe na Kene Yesayi, kabaga mu nama, kaje kambaye rugabire, kaje kambaye imyambaro idasobanutse, kanukaga n'ubutamatama, ariko kamwicishije iki we? Kamwicishije akabuye, kamukubise mu gahanga rimwe, yikubita hasi. Levo otesta kima yasir. Izimbaraga Imana iziguye. Umwanzi wawe uzamwicisha inkota yaraje kukwicisha, uzayimukure mubwire uti ndakwishe mu izina ry'Uwiteka. Atari uko ugiye kumuroga kuko yakurose, kubitesha isengesho. Mana ishimwe. Iyo turitumye riragenda direct mu gahanga k'umuntu.
Goliyati yamutsinda Umufilisitiya. Abisiraheli bo muri iyi minsi kuki bacogoreye imbere y'Abafilisitiya? Umufilisitiya arikoramo gake kavuga atanyiciye abana we, hanyiciye abana atarabamase. Umwana yafatwa n'igicurano kavuga ati kandi ngarutseho koko unyiciye umuvandimwe none unyiciye uze kuyicira n'abana uragarutse. Umuntu umeze uko nguko ntabwo ajya abasha no gusenga amasengesho asobanutse. Umuntu umeze uko uravuga uragenda wagera imbere y'Imana uti Imana ndagushimiye atari ko se n'ubundi ko yabamaze ubu biragenda gute? Ati dore yanyishije ubumuga turagatsindwa, Imana izaguhane, Imana izakwica. Utari ko Mana uti waje ukandengera ntago nagusenza sinagukorera simbara muri korale ndirimba. Ayo masengesho wayaha ikihe cyerekezo? Ariko iyo twasenganye umutima umwe, muririmbyi yavuze ngo umutima ukomeretse ijambo ry'Imana niryo riwukiza, ngo ushonje rimugira rite rirawuhaza riruhure, ugeze ute urushye. Uyu munsi ribafashe, uyu munsi ribubake, uyu munsi ribahumurize, uyu munsi ribasane, ribagarukaho, ribarwanirire intambara munsi nizo mutazi. Imana ishimwe cyane. Uyu muhungu wa Goliyati ngo yitwa aravuga ati data arapfuye, ati arayicara gatoya aratekereza, ngo yari umwana mutoya. Aravuga ati cyambere Dawudi arakuze, nge ndacyari umwana, ntago nzamutera vuba agifite imbaraga, akifite ni no kwikanga ko hari uwamutera, nzamureka rye yijute igisivire kimuzemo, yaramaze guhaga. Nzareka asubizwe aryame ku buriri bw'abami, yumva uko igitanda cy'abami kirara kizenguruka, bamutekera ibiryo byiza, arya ifiriti, asonzoka ashira inzara yo mu ishyamba, akoresha inama, yumvirwe nk'umwami. Nahamagara uwahamagaye amwitabe, nahamagara uwahamagaye bamwikubita imbere, icyubahiro cye kizamuke. Nanjye nzaba ndi kumwitegura, nzamutera yarashaje. Uramwumva yishe Bibinomu umwana w'igihanda. Aha hantu muhakurikire mwitonze. Reka mbabwire ubundi uko filosofi zubatse. Nibyari ihene, inama ikabyara inama. Hanyuma umurozi abyara umurozi mugenzi we, abyara umurozi kazi. Iyo waroze uri umugore mu bana bawe ntubura umurozi kazi usiga. Niba hari ahangaha hakaba hari n'uwo mujya mwikanga, umunsi yagiye nimuzataruka ngo muvuge ngo twishe ibihumbi, ngo twishe inzovu, muzamenya ati ba ntawe umusimbura. Umukobwa wanjye nabyaye ejo bundi, natangiye kumusengera umunsi mukubita hasi, ndavuga ngo dore ndiho ndajya mu zabukuru, imbaraga nagiraga ndi umukobwa n'ubu ngubu nsigaye nikoramo nkumva nago biri kuza neza, none nguhaye umurage. Nukuri naramubwiye ngo Imana nasenze ujye uyisenga, uzayikorere, uzayubahe, uyubahishe. N'ubu mba ndi kumushyiraho ibiganza buri kanya. Azaba umukozi w'Imana kuko nyina yakoreye Imana. Ariko n'ubu umusinzikaze muba wabyaye uzakuramo, uzajya agenda ati mama yararunywaga karuhaga, ati rega n'umurage w'iwacu azagotomera. Haleluya. Nashinshatse kubabwira ngo Goliyati yabyaye Yishibibinomu, aza nawe ari umunyegati, aza ari umufilisitiya w'umugome kurushaho. Naba na Goliyati, intambara za Goliyati zirwanirwa kuri te, yikoramo akavuga ati ariko muraga, akavuga ati nimba Abisiraheli nihagira abasore b'Abisiraheli nka 50, nimubasha kurambura ukuboko kwanjye muzaba muri abagabo.
uwo n'urwanya yakwiyeretse, ariko Ishibibinomu ni umugome cyane. Ishibibinomu ntago yigaragaza, Ishibibinomu ariyoberanya, Ishibibinomu arihisha, yitegura utamureba, utamuzi, utanazi ko yavutse. Ishibibinomu ni umugome rwara inzika. Uzi ko hari ibintu byaturwaye inzika we, ariko iyo ndeba abarokore bitigisa ngo uribuka sha ngo twarasenze, ndakubwiye ngo Goliyati yarapfuye ariko Ishibibinomu arahari. Ishibibinomu aba ari gutinya, biragusaba kusubira mu birindiro. Ishibibinomu arakureka akakurwanya, akareba ukuntu wananiye se, akavuga ati jewe nubwo uri umusore ukaba ukiri umugore wo mu myaka mitoya, nzagutera n'amenyo yaravuyemo. Ishibibinomu umukecuru wakutse amenyo kugira irari. None si ibyo ngibyo ni ibintu bishyashya? Ishibibinomu aguteza irari, wari umurokore wavuze Imana, wamamaye ukamenyekana, Imana ikwamamaje ikaguha amatere menshi. Nicyo kintu cyishe abakozi b'Imana benshi barwanye na Goliyati wabiyerekeye kuri tere. Arababwira ati mfite icumu rimera shekeri z'umuringa 300. Baravuga ati nibyo ngibyo kubera Imana twasenze, tuzajya Kanyarira turivune, tuzajya Kinyamakara turivune, nibyanga tuzajya mu Rusesamanza tubirangirizeyo. Ariko barangije bibagirwa ko yabyaye igihanda, bibagirwa ko yabyaye umugome. Aravuga ati ku busambanyi ndabizi ko utasambana. Sakanu kihishe gato ukaraza kakagukura bukibagira, kandi baragusasiye imyambaro bakavuga bati wishe inzovu. Muza abantu b'Imana benshi bishe inzovu bo basasiye imyambaro, iherezo ryabo rikarangira nabi. Ishibibinomu yari yarabiteguye, Ishibibinomu yarabiteguye ntibabimenya. Ishibibinomu yabwiye bene wabo ati nimuceceke, data nimumuririre birangire, ariko asize jewe ntago nzemera yuko data apfa akabura burundu ntagire umuhorera ngo arwara inzigo Isiraheli. Aravuga ati Dawidi yari umusore, nge ndi umwana, igihe nzamutera ari mu zabukuru atakibasha kwikoramo, atagishobora kuba yafata umuheto, atarasa umwambi ngo urenge metero. Aravuga ati ngiye kumwitegura. Aragenda agwiza imbaraga, aritoza, ajya mu myitozo. Aravuga ati nzaturuka aha, nzajyana ingabizi nizi. Haleluya, haleluya. Arangije ngo afata igitero cya bene wabo batera Isiraheli. Niho bavuze ngo izindi ntambara za Dawidi. Dawidi ngo agiye kumva yumva ko bagize bate, babateye ingabo za Dawidi. Reka nsoza ahangaha niho nashakaga kubabwira tuze gusenga. Hanyuma ingabo za Dawidi ngo zihaguruka ziri kugota ahantu hose bagiye kurwana n'abantu. Ariko urumva umuntu uguteye ukumva ati baraduteye. Nuza aho intwaro wayibitse, ufite inkota naza aho yayishyize, hari uwazamaze kugimba, hari bo barabiteguye. Dawidi aravuga ati nubwo mugiye ntago munsiga. Abagaragu be batinya kubahwa mutware, wasigaye. Arababwira ati hoya, nubwo ntakibona, nubwo ngeze mu zabukuru, ariko sinshobora kuzapfa nk'uwica akabwana, reka nzagwe ku rugamba. Ngo aragenda ajyana n'inkoni ye n'umwambi, ariko ngo ntiyarakibona neza, yari ari mu zabukuru, ntiyarakibasha guhagarara ngo akomere. Imana ishimwe. Abandi bacungira kure bigira hirya. Yari afite umugaragu we witwa Abishayi, ngo Abishayi ngo akajya arwanira hafi aho ngaho, nasige shebuja, nasiga umwami. Umwami akamubwira ati wagiye, ati reka ndwanire hafi aha ngaha, ariko hari icyo yacungaga. Imana ikuhe
umuhereza Abishayi. Mu zabukuru Imana izaguha gufata amaboko utakibasha guterera imisozi. N'aba bakozi b'Imana ndabasabiye kubw'Imana mwakoreye mu gihe cyanyu cy'izabukuru, hazabe hari abantu bazirikana neza mwagize. Imana izazirikana imirimo mwayikoreye, hanyuma hajyabaho abantu babahoza ku mujishi, babaheke, bajye bagenda bavuga ati uyu ni Pastor Vincent yakoreye Imana, uyu ni mwarimu Sipiriya, turazirikana ko yirirwanaga natwe mu cyumba, abandi bagiye gushakisha akaza kudodera amahema mu iteraniro. Uyu ni we Abishayi. Abishayi ngo ari aho ngaho, kuko Bibiliya iravuga ngo Dawidi yarwanye nko muri metero, ngo noneho agwa isari. Aguye isari, Abishayi yari ari hafi aho. Ibaze yaza gupfa, yaza kugwa isari, Abishayi yagiye kure. Igihanda cyari cyamwegereye kuko yari yamaze kumenya icyerekezo arimo. Ngo igihe agiye kumutikura inkota, Abishayi ngo yendeke ukuboko kwande kwa Ishibibinomu ngo aramuvuna, niko Bibiliya ivuga. Arangije amutikura inkota aramwica. Imana ikwicire nde Ishibibinomu. Haleluya. Reka nanone dutangaze ngo niba Goliyati yarabashije gupfa, turacyari maso na Ishibibinomu azapfa. Ishibibinomu agomba gupfa. Iri ntego nimwe gusa, nimugume ku birindiro, mugume ku gicaniro, ni nko kubika itabi bigomba guca. Mugume ku mavi musenge, utitaye kurangije ayirindwi, utitaye ko wakoze 21, utitaye ko waririmbye cyane, utitaye ibyo wakoze byose, ongera ukore nk'utarakora. Imana izakurengera no mu gihe cyawe cyo kugwa isari. Imana ibaho umugisha. Haleluya, haleluya. Mwakwirara, Abishayi yarwaye inzika abanyetorero, arashaka kutwicira abana, yakunanirwa akagutegera umwana kandi ugasanga yagukubise mu cyico. Ishibibinomu niwe ndiho mvuga, umugome igihanda, urwara inzika. Reka mamagare Pastor Vincent azasenge. Ngwino usenge Imana irokora ubwoko bw'Uwiteka. Uriya mugabo kiriya gihanda yarapfuye, ariko umwana we yarasigaye. Ishibibinomu w'umugome ukubika akavuga ati numvishe ko ari wowe wananije data, yari umukonikono ukomeye, none nanjye nzagutera utabizi ko mpari nkurangize. Turacyahagaze, turacyakomeye, turacyari ku mavi, turacyasenga Imana. Iyaturokoye ikaturokora Abamidiyani, ikaturokora Abafilisitiya, ikaturokora Goliyati, izaturokora nande na Ishibibinomu. Imana iduhana umugisha. Sanzwe Petero na Yohana bari bamaze kuzura umwuka wera, bari bamaze kubona Imana. Imana yari imaze kubagaruka, ibahaye imbaraga, ngo arabatumbira agira ngo hari icyo bari bumuhe. N'abarabasabiriza barangije baramwitegereza, baramubwira ngo ifeza n'izahabu ibyo nabyo dufite, ariko udutumbira aka kanya turaguha icyo dufite. Baramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende. Bibiliya iravuga ngo ubugomba mbari bwe burakomera, ngo arangije arahaguruka
muri iri teraniro nangaje ikiganza cy'Uwiteka gikiza mu izina rya Yesu. Burizamo imbaraga z'urupfu, turaburizamo imbaraga z'urupfu. Fuza abantu gupfa bakenyutse, abantu gupfa batunguranye mu izina rya Yesu Kristo. Turananiza imbaraga z'umwanzi Satani, turaburizamo urupfu, turaburizamo urupfu, turaburizamo impfu mu izina rya Yesu. Turasiba inzobo mu izina rya Yesu, turasiba imva zose zari zasamiye abantu kubamira bunguri mu izina rya Yesu. Katika jina lako Baba, katika kwa jina lako Baba, kiganza cy'Imana nigikize. Mana ikize indwara z'amayobera, Mana ikize iz'abarozi babateze z'amayobera, Mana ibakize, Mana ikize iteraniro, ibahumanure, Mana ibagarukaho, Mana ikureho guca amarenga mu izina rya Yesu. Uyu munsi abantu wari ubatungiye mu marenga, tugushimiye ko wayadutungiyemo, ariko turasenze, turasenze. Utanga ijambo ry'ishimwe ugeze kwa Zakariya, yavuze ari uko umwana yavutse kandi ageze kwitwa izina. Ndagushimiye yuko nubwo wari wamuhaye guceceka kugeza umwana avutse, ariko iyo igitangaza kije kivugwa na nyiracyo. Nitwe abagabo bo guhamya imirimo yawe. Haleluya, haleluya. Nitwe abagabo bo guhamya ibyo wadukoreye. Ababireba nubwo turi guca amarenga ukaba uyadutungiyemo, ariko ndasenze uyu munsi igitangaza cy'Imana gikoreke, igitangaza cy'Imana nigikoreke, igitangaza cy'Imana gikoreke ku buzima bwawe, igitangaza cy'Imana gikoreke ku bana, gikoreke ku batware n'abafasha, gikoreke mu miryango, gikoreke ku bavandimwe, gikoreke kandi abari nawe mugabo wo guhamya iby'Imana yagukoreye. Imana iguhe guhagarara ugahamya. Muririmbyi aravuga ngo numwemera kumwizera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Uwiteka Mwami, ndasenze aba bantu batabare kandi ubahe kurama kugira ngo bazavuge, abari bo bazahagarara bavuga ibyo wakoze, bavuga iby'imirimo yawe, bavuga iby'imirimo y'intoki zawe mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho nangaza amashimwe akomeye, nangaza amashimwe afatika, kuko insika ziridutse, kuko inkike ya Yeriko imanutse, yuko esepidevora n'ibyo wakoreye kuri Ayi byongeye kugaragarira ahangaha mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo kwiringirwa mu ngo zacu, turakuraritse nk'umugabo w'intwari, tukuraritse nk'inyembaraga, tukuraritse nk'intwari. Wongere ukore, wongere witamurire, wongere ubagarukeho. Gera mu migongo, ukize imigongo yarwaye ikananirana, amagufa yatirimutse, amadisike yatandukanye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, dutangarije umuntu uri muri iri teraniro bari kwambika umukandara wo kumukomeza umugongo. Uyu mukandara turawanze, ikiganza cy'Imana aba ari cyo kimukiza, aba ari cyo cyegeranya aya magufa. Niwegeranya amagufa yo kurutirwa umugongo, amagufa yo ku mugongo niyegerane, uyongeramo imisokoro mu izina rya Yesu. Gera mu nda z'abantu, ukize indwara zikomeye, mu mitwe ukize indwara zikomeye, mu mavi ukize indwara zikomeye. Imbaraga ikiza, imbaraga ikiza, imbaraga ibohora. Aka kanya nihabeho kubohorwa, abantu bakore, abantu binjire mu mugisha mu izina rya Yesu. Nihaboneka ayandi mahirwe, kuba amahirwe ya mbere yahombeye, ayandi mahirwe aboneke. Urakoze Kristo, urakoze Mwami, urakoze. Tuguhaye icyubahiro, urerura umunyembaraga. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Mashyi menshi kwa Yesu, mashyi menshi kwa Yesu, mundu nyinshi. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Wongere haleluya, wongere uzamure cyane. Go higher, go higher. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Turatsinze, haleluya, amen. Kunesha ni ukwawe Murengezi, cyubahiro kibi cyawe.